uwo ni umwuka wa Yezebeli. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki gushyira amategeko yanjye mu kanwa kawe, ukuri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana bishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Irinde ibyo bintu by'inzaduka biza bigusatira. Irinde buriya umuntu ajya kwangirika atangiye gake gake. Iyo usomye ijambo rivuga kuri Samusoni, Bibiliya iravuga ngo yatangiye abeshya utuntu duto duto, ngo Delila aramushimikira. Gushimikira ni ukugomeza guhendahenda, kugerageza, akamubeshya ati gutya na gutya. Negebu TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Kuvana urukundo rw'Imana, ineza y'Imana, ugasanga umuntu uyu mwanya yaziruye ibyaziraga. Ese umwuka wabikubujije uyu munsi warahindutse? Yesu Kristo ntahinduka, uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Ndakubwiye ngo umuko wahamagawe. Yuda aravuze ngo umuhanuzi umushumba, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'ubutumwa dusangiye, nahaswe n'umwuka yuko nkwiriye kubakangurira no kubahugurira no kubashishikariza kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bikageza iteka ryose. Iyo usomye muri Timoteyo hakubwira ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka, ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ubwo abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bikakaza, indashima, batumvira, bikakaza n'ibindi, ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Ngo weho abameze batyo ujye ubatera umugongo. Bene data, ntabwo turi mu minsi y'imperuka, ariko turi mu bihe by'imperuka. Ntabwo turi mu bihe byo gukora kwa Antikristo, ahubwo turi mu mayoberane yo gukora kwa Antikristo. Ariko bakundwa mu mwami, urasabwa kwitegura. Irinde ibyo bintu by'inzaduka biza bigusatira. Irinde buriya umuntu ajya kwangirika atangiye gake gake. Iyo usomye ijambo rivuga kuri Samusoni, Bibiliya iravuga ngo yatangiye abeshya utuntu duto duto, ngo Delila aramushimikira. Gushimikira ni ukugomeza guhendahenda, kugerageza, akamubeshya ati gutya na gutya. Igihe kiza kugera ngo amubwize ibyari amubwiza ukuri ibyari mu mutima we. Aramubwira ngo imbaraga zanjye aho zituruka n'uyu mutsatsi uwugabuyemo kabiri ukawogosha, nacogora nkamera nk'abandi. Imana tugira, hari abantu bacogoye babaye nk'abandi. Abantu barahanuraga, none basigaye bahanura amarangamutima. Abantu bigishaga ijambo ry'Imana ry'ukuri, none basigaye bazana ibicukuri. Abantu bari bafite amavuta y'Imana y'ukuri, none barabihinduye, ubu bafite olive oil. Abantu birukanaga abadayimoni, ariko ubu basigaye bajya gucisha ibyirukana abadayimoni. Iyi myuka ya Holy Ghost, n'urusengero uzajyamo kumva barahamagara batangira Holy Ghost, ariko bikaza kurangira bacanganyukishije abantu bahamagaye Holy Ghost. Ni ukuvuga ngo babahamagaye abadayimoni ngo nibaze bacanganyukisha abantu, abantu basinde. None ahaguruka avuga ati utanze imodoka kuko wasinze, kuko bamaze kukumurika, ugahita ugira ute utanga n'ibyo n'ibitari ibyawe n'ibyo watiriye. Ibyo bigatuma uza kugera mu rugo utanze imodoka y'umugabo, utanze telefone umugabo yakuguriye. Ibyo bigateza impagarara mu rugo, za divorce zikaba ziravutse n'ibindi bindi. Abantu rero turabatangariza ko bakwiriye kuba maso, bakwiriye gukomeza icyo bamenye kera. Agakiza ntabwo kagenda gahindagurika, agakiza ni kamwe, umwuka ni umwe, Kristo ni umwe, ijambo ry'Imana ni rimwe, ntabwo byahindutse. Imana itugirire neza. Nsoza rero, ushobora kuba waratatwe n'iyo myuka iguteza ubwibone, bikumva utangiye nawe kuba hari utuntu wakishyiraho, wumva ukuri bitakunyuza, hari akantu wakishushanyaho, hari ako wakiyandikaho, wumva rwose akajipo watangira kuzamura gake gake. Ubusambanyi wateze amatwi ababuvuga, urumva wageragezaho. Ubutinganyi nabwo bwahatemewe, ujya uvuga uti ariko ndumva ntangiye kubihirwa n'imbere wajya n'inyuma. Uwo ni umwuka wa Yezebeli. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki gushyira amategeko yanjye mu kanwa kawe, ukuri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye.
urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye nawe rwose ariko nzaguhana bishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ariko Zaburi ya 23 nako Zaburi rimwe haravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ese sibye no guhagarara, isibye no kudakurikiza imigambi y'ababi, aho ntuhagarara uhagararanye n'abanyabyaha, ese ntiwicarana n'abakobanyi. Ariko ijambo riravuze ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka uwo muntu udakurikiza iyo migambi niyo yibwira, kandi amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Uwo muntu rero azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Yesaya 3:10 ahita avuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ikinyuranyo abakiranirwa bazagubwa nabi. Noneho 26:3 aravuga ngo ushikamishije Imana aho umutima izamurinda abe n'amahoro masa. Imana ishimwe cyane, Imana ishyirwe hejuru. Yesaya 50 hakahubwira wowe ukiranuka wirinze wa mwuka wa Yezebeli, kuko umwami Imana izagutabara. Nicyo gituma utamwara. Abantu bategereje kumwara ariko ntabwo uzamwara. Dawidi yaravuze ngo nashyize Uwiteka imbere, ubwo ari iburyo bwanjye iteka sinzanyeganyezwa. Niki cyakunyeganyeza? Yakobo arandika aravuga ngo nimugira ishyaka ry'ibyiza ninde uzabagirira nabi. Imana tugirire neza. Ntabwo igihugu cyakugirira nabi. Hari umuntu ujye ngo ariko ibyo bintu ngo bya social media. Iyi ni isi ya social media, nayo ikeneye kubwirwa ijambo ry'Imana. Ngo igihugu ngo kandi ngo wazabona ngo ibi nibi. Ngewe mvuga ibyubaka igihugu n'ibyubaka ubwami bw'Imana, ntabwo mvugiraho iterabwoba, sinkangurira abantu ibibi, ntawandwanya rero. Ndi perfect. Kadusenge Imana ibaha umugisha, iyo myuka yagufashe ikurekure mu izina rya Yesu. Ubu umukirisitu nyamukirisitu, kandi umuririmbyi arakubaje ngo wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Ariko igitero kikavuga ngo bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba busa. Ariko mu gihe utarajyayo iyambura iyo myambaro mibi, Yesu akwambuke iye y'ubukwe. Imana ishimwe cyane. Uwundi muririmbyi arongera avuga ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagira ibyaha, mutabazi negupfa. Wowe dukurikiye, Imana ikwegere, Imana igusange, wowe wabivuyemo ugaruke, wowe utarakizwa ukizwe, wowe utangiye guterwa n'ibihendo bya Satani by'ibyaha, garukiraho. Kadusenge. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe ryiza uduhaye kuri aya masaha, kandi urinyujije kuri iyi cano. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tubwiye abanyarwanda n'isi yose, turasenze kugira ngo umuntu umvishira ijambo rimuhindure, kandi ahindurwe n'imiburo iri mu ijambo ry'Imana. Umunyabyaha watsinzwe n'iri jambo umwezesha amaraso ya Kristo, hanyuma uwari urambiwe nawe umuhe gukomeza imbere mu izina rya Yesu. Nirukanye Satani n'abadayimoni, senya imbaraga zose z'umwijima zirwanya igihugu, zirwanya itorero, zirwanya umuryango n'umuntu ku giti cye. Abarwayi bakize, imboho zibohore, abafite imvune zo mu mutima zivure, kandi abafite ibyago, akaga n'amakuba ubagirire neza. Kuri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi. Urakoze kumvishe gusenga, amashimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe, usenze twizeye kandi dushima mu izina rya Yesu. Amen. Udukurikiye uzakurikira iki kiganiro, ushobora kuzagira icyifuzo cyangwa ugifite cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi, waduhamagara kuri izi nomero ebyiri zitandukanye tugiye kuguha. Ushobora kubura imwe ukabona indi, 078230 1581, 078230 1581, cyangwa ugahamagara kuri 0782 37 84, 0782 37 84. Kwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo
tujye tureba ibyo twakosora, inyunganizi zanyu, ibyifuzo byanyu. Niba mudukurikira uzahabwa umugisha. Nakagaruka, Uwiteka abaha umugisha. Bye. Murakoze cyane mushumba, Imana ibaha umugisha ku ijambo ryiza mutugejejeho. Ndatekereza abadukurikiye muvuze ibintu byinshi kandi by'ubwenge. Numvise harimo ibibazo byinshi umuntu yakwibaza. Reka mbwire abari badukurikiye ngo ikibazo cyose wibajije kuri uyu mwuka wa Yezebeli, cyane ko numvise umwuka wa Yezebeli watatse ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi ari byo abantu benshi barimo babamo muri iki gihe. Tubwire abantu ngo batange ibitekerezo, mubaze ibibazo. Umwuka wa Yezebeli wamaze kwinjira mu itorero, mu isi yose uyu mwuka wamaze kujagajaga. Turagira ngo tubasabe mutange ibitekerezo, icyo wumva wabaza udasobanukiwe, turahari ku bwawe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.